time. Kera cyane. In 1995, muri 1995, according to the history of Congo, tugende ku mateka muri there Kongo, was a forest habaga ishyamba called Jigijaga Oloto. bitaga Jigijaga Aloto. Hey! People they used to call many names. iryo shyamba abantu baryitaga amazina menshi. Tolo, Osontolo, Tolana Yetelo, Tunana Entelo, Jonirika. Azoto. Others they think many things. Abandi bagatekereza byinshi kuri iryo shyamba. Amagambo. Whereby the grand and grandfather Ariko abakurambere b'Abanyarwanda call it Walumbe na Lingoto. bakundaga kuryita Walombe na Lingoto. Hey! Shyamba. Very many people they used to think that as long as you go to that forest, you come out with the richest. Hari abantu bajyaga batekereza kuko ugiye muri iryo shyamba usohokanamo ubutunzi. By the soonest, they come out without heads. Ariko abajyaga muri iryo shyamba kenshi bavagamo nta mitwe bafite, They come out without legs. bakagaruka nta maguru, They come out without the private parts. bakagaruka nta n'ibice by'imyanya y'ibanga bafite. Because in the forest, Kubera ko muri iryo shyamba there was many things. habagamo ibintu byinshi. Hey! By the security of the forest was there. Mu by'ukuri iryo shyamba ryabaga rifite umutekano waryo bwite. And beings, they never feared anything. Gusa nk'uko abantu mubazi buriya nta kintu tujya dutinya na kimwe. But as long as the monster was there, Gusa mu gihe iryo shyamba rikirimo iyo nyamaswa, clear everything. iyo nyamaswa izakora igishoboka icyo ari cyo cyose iryo shyamba rigume nta kintu kiribangamira. Amagambo. The name of the monster was called Muzi iyo nyamaswa bayitaga ngo iki? Soloba Adogato Ademba. Soloba Adugato Ademba. That's how the story is of Congo. Iyo niyo nkuru yo muri Kongo. Amagambo. Tangire hakuno mu ishyamba. Iryo shyamba hari abari kurigendamo. Ni umwana w'umukobwa n'umusore. Buntu ki Studios Gaheza Simba abashima amafaranga Rujama Phone Shop. Sibyo? Hakuno harimo bazenguruka mu ishyamba n'iki? I like this place. Mwana k'ishyamba ndikunze. It's beautiful. Mbega ukuntu ari heza we. I should take some pictures. Ubundi sinakabaye ndi gufata utuntu tw'udufoto n'iki? Yes. Hey! Hakuno so gufata utuntu tw'udufoto na filime witonze. Uyu nawe yikomereza ibye. Bari kumwe uwa babiri barimo batembera gake gake mu ishyamba. Gusa twumvishije inkuru batangiye batubwira iri shyamba ngo hari ikintu kirimo kitajya gishaka umuntu ushaka kuza kuribangamira. Nimba ari igiki? Hey! Hakuno uyu ko afata uduserifi umukobwa bari kumwe akomeza imbere, komeza ibye yarimo agenda. Niba agenda yumva amajwi sinzi. Rebe yumva amajwi ari gusakuza. Mwibuka hari umusore bari kumwe uyakomeje imbere gato, umusore asigara inyuma. Mwibuke muri iri shyamba twumvishe ngo hari inyamaswa ibamo yitwa Soroba. Tangira guhamagara. Hey! Hamagara. Bari babiri umwe asigaye gato, uyatangira kumva urusaku. Dore karasubira inyuma kitaraganya ajya kureba uwo bari kumwe bimeze gute wagwani sinzi n'iki. Kugera hano uwo bari kumwe ntawe uhari, hasigaye telefone. Hasigaye telefone Nyagasani. Uwo bari kumwe agiye ishyamba araniwe. Tangira guhamagara. Tangira guhamagara. Kwagamagaye cyamukuruye cyuzuye amaraso cyakuruye. Kabwari cyatangiye kimukurura kimucanaho. The Forest in episode 1. Kora subscribe kuri YouTube channel ubundi tujye turya show uruko bikunze tubatamo umufiririzo. Ubundi mwasenze Imana mu buriki. Rebe kumbi muri iryo shyamba hari urimo kwasa. Rebe urimo kwasa yifurebye gutyo to rimarasa ibintu by'imikara. Kumbi muri iryo shyamba kwari kwasa. Tangira kumva byinjiye mu ishyamba, ibintu by'ibikweto byose. Hey! byinjiye mu ishyamba byumva ko yakabyumvishe. Show. Hey! Show. Nishoka gace cice mu gace. Kumbi mu ishyamba suri urimo wenyine do. Hari undi uri hano uri kumedita nawe wifurebye ibintu by'imikara tsiriri kuzuba nk'iri njiri wifurebye ibintu by'imikara gutya.
wagwan sinzi mwe murebe filime ushaka kumenya ibintu byose filime ukazamenya wagwani kora subscribe aho hasi kuri Soroba Films. Hakuno uwavuyeyo uwo twabonaga yasa yavuye ahita aterura wari urimo meditano sinzi n'iki byose ahita amwikorera gake gake bucice mu gace to yumvishije ari abinjira mu ishyamba nima acungacunga ibyo yari afite byose ajugunya ibintu by'inkota n'amashoka acaho urebe caho mu ishyamba gake gake bucice gake mu ishyamba bisa nkaho nimba ari umwana kuko ndi kubona kuntu ari kumutwara n'uburyo ari kumwikoreramo bisa nkaho ari umwana tu kumbe abinje mu ishyamba bari abasirikare si umwe si babiri si batatu si bane tu rebe mu ishyamba bari kugenda mu ishyamba sirikare kugera hano ishyamba bari kugendamo nimba bazi kirimo to Fandi we kira tukire bataragira cirgiriya hakurya we nawe sasa mwe mucariya urumva mucyose mbabone mugenda sasa we nanje twe turaca hakuno kandi twagiye Fandi imiza abakomando tuzumva neza cyane 5 kuri 5 turi muri ya mashyamba rya shyamba ryo muri Kongo kumva uri kwirukankana umwana hakuno cyakomeje kwirukanka sasa uyu mwana kubera icyumvisha bari abagabo binjira muri rishyamba gahita ajya kumwirukankana sinzi gera hakuno abakurikira bakurikiye bababonye hakuno uyita yohereza umwana aba barakurikira kurikira umugabo gera hano baramubura namwe mucariya hakurya mwebwe namwe kandi muze dukomeze tugenda baca ikindi cyerekezo iri shyamba barimo twumvishije ngo hari ikintu kiribamo cyitwa Soroba kitajya giheza ngo gishinzwe umutekano w'iri shyamba mu buryo bwose sasa hakuno umwana uko yakageze hano filime witonze nibutse gukora subscribe share na comment kandi babikenewe kugira ngo muzabone episode ikurikira faster kugira ngo ubohereje hakuno uje kureba umwana aritsimba amuri munsi gato ahinduye amaso yamubona umwana aritsimba kubw'amahirwe kigabo gicaho turacyari muri rya shyamba y'ukugera hakuno uwari uri kumwe n'umwana mwibuke batandukanye kugera hano baramufata basirikare barariwe do nta guseka sura niyo do rebe baramufite we vipi bita byawe G hapa nahitaji mtoto uko wapi umwana dushaka ari he mpa magambo unacheka nini uraseka uri guseka icyo mugiga toka mahali mbali kabisa twe twaturutse kure cyane ya mtoto hapa mtoto yuko wapi tuje gutwara umwana uri hano uwo mwana ari unacheka nini hapa kigabo kiraseka kufa mwanangu uraseka ugiye gupfa umusa rubaya kabisa shaho ugiye gupfa urupfu bahubwa cheka wewe uraseka naso ni wa mugiga sema vyote hapa seka se wageze hapa haziwezi kufa hapa tutatoka hapa na mtoto nibikomeza gutyo urapfa kuko turavana umwana tumujyaye uranyumva wowe wewe unasema wewe hujui kabisa ibyo tuvuga ubyumva muginga we shamba wa nini unajidanganya sana zaidi mwene akumuza ibintu muri gukora umpa magambo mtoto huyu mtambana nguvu sana zaidi uyu mwana ni bamu mushaka ntago muzi ibyo mugiye kwikururira mkimgusa kidogo haya majiwe mugerageze gato cyane gato gusa murebe ibintu bigiye kubera ibiti bitasimama byose biraza guhaguruka bivuge gende juu mugabo nari kubahabura mari kukuntu afitemo n'akantu k'iterabwoba nimba ari byo koko sinzi kumtwanga shamba hii iri shamba murimo tena kingine mtaraniwa sana zaidi ntago muzi ibintu murimo mwebwe asengia nyinyi tena serikali zako zote n'abasirikare b'iri shyamba n'ibyaryo byose naziona hapa biraza guhaguruka aba basirikare bawe nta n'umwe uri buve hano mapamani masikioni hata macho zitatoka nyagasani kingine
gizi itakuja. byose birabazira biri muri iri shyamba mukoze kuri uriya mwana. Nimba ari ibiki Unanifuata? muri kunyu Wewe haujui. Tanganya kabisa. ibyo uvuga shayi wowe. Hapana, mimi Hapa mtoto mimi mpaka nimpate. Turavana umwana tumujyanye mpaka tumubone. Unasikia? We uranyumva wa mujinga we? Nataka huyu jamaa huyu. Uyu muraro uri kubona hano imbere yaje uri kumubona fanda tanga itegeko. Mtoi mapumbu. Ayo mapumbu muyavanemo. Umve hakuno kumba kana kari hejuru hano. Buratse do cyawe uri kurinda umwana barakubita. Hey! Barakubita kura amenyo cyawe kana hakuno kana karanyeri barakumva. Nyagasani akana karanyeri barakumva. Umugabo wari ukarinze hakuno bamutayemo. Kanuko kakaje hakuno kana bari guhiga. Sasa aka kana ubundi kuki bagashaka. Aka kana kageze gate muri iri shyamba. Aka kana bagashaka hici. Ibyo byose kugira ngo ubimenye bisobanukirwe, kora subscribe aho hasi kuri Soroba Films ubundi tujye turya show kenshi gashoboka. Hey! Kana kariyo sinzi ibintu kari gukora, sinzi ibintu karimo we muze sha. Bagabo barakabonye akana ukara bagabo barakabonye. Gusa umugabo yababwiye ati uwo mwana muramukoraho gato. Ntago muzi ibintu mugiye kwihamagariza mwabagabo mwe. Ntago mubizi. Nyagasani. Hey! Akana kakana bakagafashe cyakangutse. Hari cyakangutse. Nyagasani gikanguka gifata agashoka do. Hey! Cyakangutse. Inkuba zirakubita igikangutse. Abasirikare hakuno barikanga. Buri hari ikintu wokenisha n'icyo tokenisha hakuno. Turacyari muri rya shyamba ryo muri Kongo ngo bazarakubise. Nyagasani. Hey! Urebe kana barakikorera gusa twe tubonye ari kibyukanye ishoka. bagabo bacaho. Urebe aka kana ubundi abo bagabo baragashakira iki? Kakana bakajyanye kubera iki bagashatse kugira ubwo binjira muri aya mashyamba kandi twumvise hari icyabyutse. Dore intoki zuzuye amaraso. Nyagasani. Basirikare uko bari kugenda ntago bazi ko ari ikibyutsi. Cyacanye wa mbere barikanga. Cyamucanye kibangutse barikanga mu mashyamba mwe barikanze. Uva gatwengi hakuno. Basirikare baciye hakuno. Wait for me. Musa ntegereza gato. I'm going for pee. Ndaje ngiye gucurika icupa ho gato ndaje. Kacurika icupa ho gato ndaje. Urebe waje gucurika icupa hakuno. Vayo. Aza guha igihugu umugisha. Yaje kubatiza isi hakuno. Ko yakaje kubatiza isi uko yakaje mu tuntu twano undi na wacaho. Iri shyamba tubonye ari gitangiye kuba ry'urusyorongo. Uwa mbere kimucanye tureba. Umugabo hakuno ni umusirikare je gucurika icupa. Iyi si episode ya mbere. Mwakoze subscribe cyane mutanayikora munabireke ko mutazamenya kumburi gucurika icupa inyuma ye hari kireshya gutyo. Hey! Kimuri inyuma. Zamuri shoka!